ntabwo nabikora pe umva kwinda mukunda byo gupfa ubiye utisi ko runyemereye rwose ihangane pe nzakora ibindi byose bantegeka nabikora ariko kumena amaraso nuko ntabwo nabishobora umva kabiri kankwereke wowe genda ubitekerezeho urara ubitekereza ijoro ryose mbere yo kuryama ubitekerezeho kandi witume igisubizo none ahangaha ubanze ubitekerezeho umva sa nta kibazo ahubwo se ubutumwa naguhaye mu mpera kwinara muhaye wowe genda yewe ibindi byose uzabituza ni kuri telefone okay sawa nta kibazo umva kabe ubitekerezeho sibyo aritekereza sawa ihangane cyane bizamuka ngiwe ko nakubabariye ko nge nagize umutima kukubabarira kandi nta kuvunnye rwose wansabye imbabazi ngitanzigo igihe wankubitiraga mu maso ya Rwibutso ntabwo wansabye imbabazi ngitanzigo bose kuki utazimpa ko naho ibyo kumbwira ngo igihe ngo ntarakora ibyo wansabye reka nkubwize ukuri rwose mugabo wanjye niba ari ugupfukama imbere ya Rwibutso nkamusaba imbabazi ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo nabikora si kubeshya jewe mfukama asaba imbabazi Rwibutso namukoze ibikiza okay nawe agomba kunyubaha ariko bize mu makuru namwe kuri imfubyi ntabwo nabikurenganiriza kuri imfubyi umuntu wese yabipfubyi nta n'ubyifuza nta n'ubihamagara nta n'ugira gutya ariko ngiye kukubwira nubwo uri imfubyi ariko aho uvuka harahari ndashaka uzanjyane ego mana yo mu ijuru kira maranyire impuhwe papa kwe uriya musozi ni ukuri kw'Imana ntabwo ushaka kugeraho uragira ngo uzagarura umusazi hari ahantu yo mageze ni ukuri kw'Imana ndahahamuka mita n'ubwenge nkamera nk'umusazi nkaguhungabana ubwo se uragira ngo nkakujyana kugira ngo bigende bite yewe data we Tom Alex nyine kiye kugeza aka kanya sidasobanukirwa impamvu cyambere ntuvugisha ukunze ntera mu ijoro rero nabyo ni ikindi gende umva kandi gutinda mu magambo we bikore vuba nyine mbwira ibyo mbwira hanyuma utahe nanjye niryamire mani kuko wenda tuzanavugana ejo simbizi cyangwa niba unararurara ariko vuga ibirangira iki gikapu ni igikapu cy'imyenda yanjye cyo gusaba icumbi n'inshuti yanjye nk'umuntu wanjye for one night 2 weeks cyumweru bibiri byibuze Alex uje gusaba icumbi aho wabagaze bana nabiguhishe nanzwe kubwira ndi muri priave Kuri muri priave kandi uretse ku kazi batemba batinze n'ubufaranga bahemba n'ubufaranga buke bazabumemba nishyura amadeni mfite
umva I don't have anything to pay simfite icyo kwishyura ngo njye sinabona njya gukodesha ariko cyumbitse aha byaba ari byiza ko nabagufashe kukurindira nuza inzu yawe rero kugiye kumara iminsi yara mu cyaro nyine tu nabyo bitekerezaho cyose ariko biri mu nyungu zawe yego ni mu nyungu zanjye ariko se ndetse ubwo wangiriye impuhwe Alex anyway please ibyo wenda ni ibitekerezo byawe ariko sinabibi mu by'ukuri icyo nari nkeneye kuri wowe ni uko gusa utekana kandi nkaba numvishe ikibazo wagize kosa wakoze ahubwo watinze kubimbwira sinzi impamvu ujya muri prive ngo uhangayike bigeze aha ngaha kugira ngo hari bwo banagusohoye mfitemo imyenda gusa ibindi bintu zo bibikije none bikije ahandi mu nshuti ko nawe naguzana ibintu byose mbizanye wawe pasi imyenda nahindura ufite icyo ufite amasorori ufite iki ngo nusaranza kujyana indera kuvura papa kwe rwose reka nkubwize ukuri uriya musozi ni ukuri umva ndarahiye ntabwo ushaka kuwugeraho ubwo nawe ujya gusa ubwo koko wakwishimira yuko umugore wawe mumaranye imyaka ingana gutya b'umusazi oya rwose bitekerezo ukuri bitekereze cyonzi cyo no kutazasara cyangwa se n'ibyanga uzampa address oya na oya ugomba kujyana kugeza ku musozi wanyu umusozi utagiyeho ukinshaka umusozi ntagiye kukwereka tukiri muri fiyansaye umusozi ntakweretse twabyaye umwana wacu kwini umusozi utansabye imyaka yose itambutse ishize uwo musozi navutse wunsabye gute kuko ujya ngukujyana rwose kuko ubitekerezo igihe ni iki rero cyo kongera nayo mbese urashaka kujya kuhakora iki ariko kuki ntamenya umugore wanjye nuhamenya se mbese nta muntu uriyo ahantu hose ni n'amatungo gusa ahubwo wasangarana nawe ayo matungo nzayamenya narahibagiye sinamenya n'inzira noya wavuye uri mukuru nta kuntu wahibagira rero ibyo ku musozi uzanye rero ntabwo nzi ibyo ari byo nakuru bitekereza ahubwo ni ukugira reka nze nshaka umunsi kanze ndaza kora kuri schedule yanjye ushaka umunsi tuzagiye byanze bikunze ubwo icyo nacyo cyongere kujya nshaka kumenya nukwera icyo urimo kunsaba ibyo bintu hako si ibintu bidashoboka mbimenye bitwaye n'inzira ijyaho njye ubwanjye sinayimenya nakubwiye ko nta muntu n'umwe wasigaye kuri uriya musozi hari amazi ari ku musozi n'ushaka kumenya ikibazo ntabwo nzi n'inzira ijyayo n'imodoka kuvuga ngo hano ngo imodoka iraca ahangaha tuve ahangaha tuve muri umuhanda dufate uyu nguyu noneho ntihanageraga n'imodoka none tuzajyana n'imodoka ubwo se ubwo uragira ngo noneho tuzayicishe tuzayisiga ngo dushake tujyane se n'amaguru ibyo tuzabivamo ntacyo bitwaye amaguru njyamera uko kuyagenda arya ariko okay nibyo nzanaguheka ariko tugiye zameka se uzanshobora nzagushobora ko nguterura se urumva bizarangira neza ko nterura amasegonda 10 uzameka amasaha 3 turi mu misozi tugenda tuzamuka ninjye nani tuzatwishara turuhuke rero reka mvuge ibyo bintu byikuremo kuko rwose mbabura byikuremo ubitekerezeho rwose ntabwo uriya musozi ngena uriya musozi ntabwo ngiye ntabwo nubwo mwibuka ubitekerezeho rwose You are my friend. Thank you, brother. Feel free and feel at home. Wow. This is your home place. Hey. Wisange mu by'ukuri wumve yuko Tom iwanjye nta kintu uzahaburira. Ndishimye cyane ku bwawe. Uretse niba nushaka uzahagume. Ntabwo ndashaka. I am grateful. Yeah. I am really nta kintu njye nagufasha nk'inshuti niba usigezaho guhangayika bigezaha hari ibyo ukeneye wowe nk'umuntu ntabwo ukeneye kwiyubaka no guhindura ubuzima bwawe ntabwo rero
niba naragira umugisha wo kubona aho mbasha kwiyengeka n'abagumeza guhangana n'ibibazo muri ubwo buryo kandi mpari so guma ahangaha unahagume rwose twibanire ndizera ko utazambangamira bimwe mu byo mba ndakeneye harimo gutaha amajoro cyane hakaba no guhora usimburanya abantu ahangaha niba ufite n'umusheri uzamunyereka ari umwe ibyo bizaba bihagije umwe wenyine yego nabyo ntari biko ntiwaba nk'umuntu wigunze so nyago nshashara mu bakobwa it's okay ibyo ari byo byose ukora n'uburyo ubikoramo ibyo ni ibyawe umwe wenyine arahagije umusheri umwe arahagije gusa umva ndishimye I'm very 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 happy. I'm happy for you guys. Kuhaje rero ubwo ngewe bitewe n'akazi kantwaye ikintu uzajya unkorera no guteka gusa uzajya mpaha uteke umva nze guteka nze gukubura nze gukoropa nze koza ibyombo ntabwo uri umukozi wanjye Alex but I have to do it yego rero komeza gubwe neza utekane hano wumve ko ari mu rugo nta kindi gihe nagusaba hanyuma ibyo uzabona bikubangamiye uzambwire nta ibyo bizambangamira niba bizanabaho uretse ko nta ibyo nifuza nzakubwira hanyuma rero wisange utekane rwose ntuzongera guhangayika ngihari sibyo ngaho genda rero ubwo hariya hirya hari ikindi cyumba uhindure ubwo ndibaza niba nabishaka ko ari dushe hanyuma wiruhukire urahazi wowe wasese twabona ku buriri byo bari se kudafite umugore mugiye kwinaje nyine najya nyine ukajya urara hirya nta kibazo ngagenda ukore dushe se twiryamire ntare cheers now okay right nzi yuko nigira hano heza hariya n'ubwambere hano ahoraga imbere mu gikari reka sinakunda kwajya dufite ahantu henshi ndiyo winjiye muri salo masanga ugiye wawe kwa sereri kabiratangiye wagize ngo usimeze neza meze neza kabisa ntabwo rero byari kurangira hano tutaje it's a beautiful place yeah sure ako shaniza gatekereza akaye gatekereza urabona ntabwo nzi koga abandi bari koga hano mu rugo mbameze nk'ikijumba kiri mu nkono nyine gitegereje ko amazi yinjira nandishije koga yes ndabizi reba uyumbeshya ngo ntabyazi koga ndabizi ariko ntabyo nabijyamo kubera utabijyamo reka ndakwiyamye wenda kwiyamye mbabarira ndakwiyamye kwihenda uzanire isi ibi njye ntabwo ushaka koga urakaraba ntabwo ushaka koga none ukagiyemo nindohamana reba mutaza kwenda kwiyamye mbabarira kwini mbabarira akubona uraza tukemo cyawe ibyo kujya muri doha uraza wirukana wambaye gutya you may sing please mbabarira ujye kujya mu mbabarira kwini mbabarira ujye mu mazi humura mama arasinziriye ntabwo ari mu bintu ntabwo njye najya mu mazi kwini ujye mu mazi kandi kwini ntabwo uzi koga ntabyo nzi nyine kwini urakanyara hepfo harehare kwini are you serious kwini uzi ko bwari ubwiyahuzi uraza ntuza amazi arica uraza ntuza Queen no ntabwo Queen uraza ntuza Queen no Queen reka ubyo ibyo byakwica Queen
Wow. No, ntabwo nabishakaga koga. Ariko koga ari ibintu byiza. Ntabwo nzi koga? Yes. Turi kumwe homora. Avuga gute? Ugisha amaguru. Ugisha amaguru. Ugisha amaguru, ntugire ubwoba, komeza uze, ntugire ubwoba. Ntugire ubwoba. Ntugire ubwoba. Wow. Fantastic. Usaba umutabimenya. Ntabwo bisaba amashuri. Ubwo ni ukuvuga ngaho uripfira. Queen. Urapfa? Aya umura reka nze ngurebe. No, humura. Okay. I love you. Fataho basi kumugomba. Okay. Good job. Yes. Urarambura amaboko buryo. Ntabwo ufata nk'uri ku ngano. Fata hano. Naho ngaho. Urambura amaboko n'inkokora. Let's go there. Bravo! Yes. Let's enjoy together. Take your drink. Sanjay. Mugabo wanjye ugiye. Bebe. Ngiye gushaka icyo turya. Oya. Wabaye gatoya. Beretse ugatwara cyane kare. Oya ariko. Ndashonje. Kandi nabashonje ndabona. Ndashonje ariko ntabwo byihutirwa. Si ikintu ushaka ni iki bebe. Ngwino nyine tuvugana ugataha tutuganira. Okay. Gusa ariko mana nyagasani we. Okay, sasa rero sheri urabizi mufite imishinga myinshi cyane sibyo? Umunsi wa mbere nk'ubu urabizi naragukunze kandi njya kwa approachinze ndagupropose navuga big yes. Iyo big yes rero ndaje nyibyaza umusaruro. Nzakwera umugabo mwiza. Ya, umugore mwiza. Kandi ibintu dukora muri fiançailles nitujya mu rushako ntuzabihindura. Promise? Urasezeranye? Aha. Hari imishinga mfite ni business nshaka gukora. Byakabaye byiza nikoze twarasezeranye amategeko kugira ngo witwe. Ya, kugira ngo nidusinya uzasinye usinye uri umugore wanjye byemewe n'amategeko. You see? Ikindi Position mvuga. Why speechless? I love you babe. I love you so much. Sinigera nsabagaye. Baravuga ngo inkono igihe. Ubu yahiye. Yahiye tayari. Nafashe isafuriya nshyira ku mbabura. Bitinda gushya. Ndikarakasa ati kuki bidashaka ngo ngiye kunshonje ariko finally you the one. Wowe. Gutese ahubwo ni wowe. Uzi ko toroshye wa? Gusa ikintu navuga nitugera mu rugo rwacu nyine turi umugabo n'umugore byemewe. Twarakoze ubukwe ngiye ndashaka ko dukora ubukwe ukambara ikanzu ukumva ikanzu imera. Aba bayambaye mbona ntabwo akurusha ubwiza. Yes. Sibyo? Ubwiza ufite ndashaka kwambika ikanzu ku munsi w'ubukwe.
harya ngo ndasinziriye niko wa muhungu ako ni gasuzuguro nyabaki dusuzugwe bigeze aho ngaho kugeza uguze muri pisine yacu ni kwanje rw'uyu mukobwa we nawe ibi ni ibiki ni ibiki ukoze nubwo saje akabasanga hano muri aya mazi uyu munsi uraza kumbona murambona mwese reba ukuntu uza kuva hano hasomye murandebera naho ngaho ugeze niko kwini wa jijibi uratinyuka ukazana uyu muhungu mu mazi yacu hano Narisema ikirahure mu mutwe nta jambo nari mufite utankoresha amakosa nkajya muri gereza wibeshye ubumbura umunwa wawe niko kwini imyenda y'agataha ese myawe imyenda y'agataha muhereza amakanzu bataha yambaye hande naho mugeze naho mungejeje musuzugura mugeze ngo ndasinziriye ufite pisine nziza ariko ahubwo mushatse namwe waza koga pisine nziza wandebeye uwo ushaka kunzanira ngo nze ntogane n'iyi ngegera urumva amagambo mwumva arimo kwinjira ubwo niba muko ushaka kunzanira kwiga urumva kwini yazanye muri pisine y'iwabo nakubwira niceceka ntaje afite hano ese urusaku ruri hano n'urusaku kinone ndebera nawe nawe ureba uburyo uvuga ngo ngira amahane uyu muhungu aza gute koga muri pisine ya hano yitwa ngo ni mukwera ngo niwe ngo nenda gushyinga none se ko wafashe imyenda ya Thomas ariko se wabona ibi bikwiriye wowe ikosa ntabwo rifite birimbi se ni umuntu urajya guhaye nanashaka ko n'igiti cyose ko cyakata hama kwifere imyenda haba umubyeyi mufuha umusore muri asiragenda yambaye ubusa asoni ntabwo ikosa rikosora ibintu amazi ni meza kwe nuko urakoze ndagushimiye Toma we wambara igihe yarakaye nyine Queen yari ibyo mwihore ntabwo kwitega muri pisine mbere yo kwe akiri imyenda cyangwa imbere nigende ryo nari waje ukambara genda uzanire ese uko wakuyemo nuko wagezemo sinkuzi wibukikira imyenda yawe nigendere sini imwe nayo mama wawe yoga akira ariko ugira ubwenge kuko uri kurengera abona bishaka kuza hano naje kubera umukozi wanjye urukundo ntukabagire injiji nta kintu ntakora bwo ubusugu ko yaragiyemo yakibura ubuzima kandi pati Queen kuki ukora amakosa
niba dukundana uhangayika ibindi sibyo haguruka haguruka nyine haguruka kweli Kuri shareef. Se mwananje nta nubwo ukiyibuka. Ariko Imana yarakomeye kugira ngo nyite. Ntabwo nari nigeze nkubona ngaho hira mu cyumba mbega wowe. Ari gushaka ikintu nkamba. Ndi wawe Thomas nyine. Ese ushaka kujyana iyi kanzu? None se ko nta yindi mfite utundi twose netugufa. Nyine ubona hindukira ndebe. Oya, ntabwo nyikunze. Ese sibuka ko wambwiye ngo uri kudodesha? Ikibazo anti si kudodesha. Utayira ari kuntendera kandi munsi y'igezi. Oya, bari abantu ushyiriye abanyesha. Ayiwe. Ufite icyo kibazo? Ko uzi kugataka? Ntacyo, uyoba imbeshyi. Ubu nta kibazo ufite? Hafi. Kuri hafi. Anti ngiye mbwira ikibazo ufite. Ufite icyo kibazo? Ntacyo. Ese waba nta kibazo ufite nk'abandi no kugukoraho gutyo ugataka? Ahubwo ntiwongere. Ibintu bisigaye baravuga ngo usubire ariko ngiye ntabwo iyo kanzu nyikunze pe. Nese uragira ngo nkurike? Ejo tujye mu mujyi gushaka ikanzu uzajyana. Ntabwo iyo ari ikanzu yo kujya kwa nyoko bukwe. Ubwo naranjije kugira ngo ndeke kubaza ibyo ngibyo. Hoya ibyanjye byihorere ahubwo weho shaka ikanzu ijya kwa nyiraho. Ntabwo umuntu ajya kwa nyiraho kuko yambaye ubuntu nk'ubu. Use ni ubuki. Imyenda yose nsanga nta bintu birebire ngira. N'ibyo ngira birebire byarashaje nta na kimwe nakamba. Mu gitondo turajya mu mujyi gushaka ikanzu kuko iyo ntabwo ari ikanzu. Ikibazo amafaranga yanjye yo kuri soirée sinarajya ari ku kwezi. Ubu ubona ikibazo ari amafaranga hano papa wawe yakwima amafaranga. Queen, erega ibibazo bisigaye biri muri urugo nanjye bisigaye bincanga. Kuri wagiye unyumva. Sindi anti wawe, sindi mukuru. Sibyo? Ntabwo yari akwirebe, irebe iyo kanzu. Ndabizi ariko nanjye numvaga nshaka kwambara ikanzu ndende cyane ko nari nayidodesheje. Hari n'ikanzu nabonye umuntu yambaye ndavuga ati wayigura ariko ndavuga ngo reka ndodeshe. Ariko umutari nawe ari ku ntengo. Reka igihe izazira uzayambara ntabwo ibirori birangiye. Turabyukira mu mujyi dushaka indi kanzu, sibyo? Ariko nizere ko utazambwira ngo njye gusukura ibisuko byanjye kuko nta n'icyumweru mbimaranyeho. Tuzabifunga, tuzareba style tubifungamo. Gusa anti ngiye uri kumisha ibibazo ufite. Ibintu byo gutuma wicara ugataka n'umuntu yagukoraho gutyo ugataka. Kuri wanditse. Ese ufite icyo kibazo? Cyangwa usanga iza ntambara zawe na mama zabiteye? Nari mbizi rwose. Ntabwo byabura. Wanyweye juice. Ntabwo byabura. Ubundi wowe na mama muzajya muhora mushobora nk'uko n'igikara. Ku wa mbere mu gitondo saa sita ubu ni breakfast lunch na dinner. Nta kibazo mfite. Ikibazo mfite zisa n'icyawe uko uzagenda usa n'uko uzaba wambaye. Nta kibazo mfite. Anti, ubu ni ubuzima bwawe. Wasanga na papa atabizi. Nta kibazo mfite. Nese reka nkuzi. Uragira ngo umukecuru azagenda bavuga ngo twakwiciye mu rugo.
waje kudusura ntabwo waje kugira ngo utahe utari muzima handi ugomba gutaha uri muzima nta kibazo ufite Queen babazwa n'ibyawe ikanzu zambara kuzabusa ikanzu rego umuntu yanayihamagara umuntu akayizana gasita wamweretse ifoto ukamuha n'ibipimo byawe wanayihamagara ariko ukwiye kujya kwa muganga ukivuza kandi ibi bintu nimba mama bifitemo uruhare uzashinga like an angel little angel of mine sibyo kandi niza kuzatuma ntera imbere uzamfasha gutera imbere ubukire nzageraho uzaba ufitemo uruhare reka nanjye nabanye kureba cyose nanjye n'iki hari ikintu naje gukundira shiri uri umunyabwenge sinzi Bible cyane hako hari icyanditswe nasomye kuri invitation cyiza cyane kiri mu migani kivuga ngo ubonye umugore mwiza ngabonye ikintu cyiza Sigusenga yes ubonye umugore mwiza ngabonye ikintu cyiza giturutse ku Uwiteka hanyuma ubonye umugabo mwiza abagize urugo rwiza aho ngo ubonye umugore mwiza n'ubugize urugo rwiza ariko arane nawe numvise ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ako nanjye navuye ku Mana uvuye ku Mana hanyuma Imana avuga ati ngo si ngombwa ko Alex aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ari we nde you oh my goodness hey gusa ikindi nifuza twazakomeza kwagura mu rushako cyangwa se muri fiançailles ni communication zadufasha kwaguka shiri ni wowe n'akantu gato kamenyesha niba wagize ikintu kinini kibyibushye ukamenyesha niba nabonye akazi karenze nabonye ikiraka let me know sibyo twubahane nyine muri make kubahane dukundane tugendane sibyo bebe uzabona iteka uzanshimisha ntabwo uzigera umbabaza urabishobora kereka mpfuye urabike utakunda cyane wakoze kuza ubuzima bwanjye noneho reka njye gushaka icyo kurya sibyo nazana iki ushaka ikizi njye gusana chips gafiriti n'udukaroni n'inkoko ushyiraho na dodo okay ndazana n'akajuice sibyo mvuge n'akananasi okay narebi shiri nyine ryama utuze twananiwe nyine tumeze kwa kundi twubaka urukundo nako okay ndatanze ukerekana muri telefone akira nayo nyine tugenda tuvugana kuri telefone sibyo take care babe Arakunda I love you too
Hello. Wait. Alex? Sister, wake up. Wake up, dear. Wait. Misery. Misery. No, you can't die. Wait. Alex. 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 Meze bite? Uyu mukobwa wawe ntabwo ari muzima. Ntabwo ari muzima. Uri hehe Alex? Ntabwo ari muzima, wasize umuroze.